turakagaruka neza kuri Abello dutangiranye Brian na Jimmy ndagira ukurikire umva amagambo bari bavuye kwiba umunsi umwe cyangwa se igitondo kimwe ahantu hamwe maze uyu musore muri kureba witwa Jimmy maze witwa Brian aravuga ati uretse gato uriya mugore ko tuvuye kumwiba nkabamona yuko dukurikire kuduhamagara ngo tuye turetse ari kuduhamagara iki Jimmy aravuga ati tugende wabona arakari mikeze kutubwira kugira polisi dufate wa mugore wambaye neza aravuga ati nakosori wambaye ukuri uyu mugore wambaye ukuri aravuga ati wimuretse kugenda ibise kuki mutabitwaye na hano ari mandi mafaranga baravuga ati tujye kwafata se ati katupfe kujya kuyafata wana uyu aravuga ati duri ngaho amafaranga byabirara bitabiye mushamuza birigendera uyu mugore avuga ati mwigendere mutware byose nta kibazo ati nubundi arega ndi mu bapfa nubundi ngende gupfa ndagiye maze uyu yagiye kugenda ngo atari kumvisha ijambo uriya mugore avuze ati niye jambo ati ngari mu bapfa uyu mugore nyamara abona tugiye kuba umuntu akaba agiye gupfa cyangwa se akaba ari demoni iwabo cyangwa se za karande zobo zabasigiye amafaranga aya mafaranga waburetse ntituyatware maze uyu musore kugira amarangamutima cyangwa se uyu mugabo witwa Jimmy aravuga ati ngende kumva amafaranga tutayatwara burana avuga ati ngwino dusoke tugende bataragenda ari imodoka nziza yari igiye kubagonga ibafungiraho feri maze uri mu modoka arabatuka ati mwabigoryi uyu burana agiye kubonamo imbunda uyu Jimmy aravuga ati wivanamo imbunda bihoreye bagende aravuga ati sheri nagakobwa karano kitwa Karesa ati bihorere abakene ni kuri abamaye abakene nta dini bagira aravuga ati wirakara udatiza rwa serira haraturacitse reka bwo tuwacitse polisi tadukurikira katwikomereza uyu ngwara aravuga ati umfasheri urabizi gahunda nyene dufitanye urayizi genda ujye mu rugo ujye kuzana amafaranga numara kuza bayitangwa n'amafaranga abakobwa amafaranga bayitangwa n'amafaranga numara kujya kuzana amafaranga ubwo tureta tujya kurya isi tujye kurya ubuzima nyine umpena yanjye nyine ya weekend maze umugabo ahita azakoninjira mu gipangu cye kindi kivuye kwibwamo n'abajura babiri aribo Jimmy na Brian nawe yinjira hakuno wagira ngo nuwo muri iki gipangu maze uyu ngaravuga ati ubonye ukura mugabo arugiye kutugonga nje mwakera gipangu Brian uri hari inyuma aravuga ati none sibyo bihuriye natwe katwigenda amafaranga twashakaga twabonye maze Jimmy n'umutima mwiza aravuga ati uriya mugore atubwiye ijambo rikomeye yavuze ko ashobora no kwicwa cyangwa se kwipfiramo waretse tugasubira inyuma tukajya kumutabara aravuga ati ngende uraza kunsanga handi duhurire tumaze kwiba nge ntago nagukurikira cya Brian cyo kirigendera wa mugabo atwereka ari kuza gusaka iyi nzu yose ibinaterera hejuru aza no mutubata arasaka ako kanya kiraho wa mugore witwa Nadina muturiki inyuma aravuga ati buretse gato uri mudukise kandi wewe atakwimana yanjye urankanzi wagize ari kugaragara ntukazajya uza nk'umuzimu nyine gutyo gusa aravuga ati nyine mbwira ugushaka iki ati ni ibintu ndi gushaka ataraga kapu ndi gushaka ati sinzona gashiza ataga kapu gashaje ati haje abasabirizi babiri ndakabihera bari bavuye ku isoko babuza babafungurira bawamfungure mita nk'ibihera nyine aravuga ati buvuze ngo iki ati nakabahaye kuko nabonye gashaje aravuga ati wa mugore kuri umusazi cyangwa Nadine uzi ibintu ushobora kuba wakoze karaga kapu gafite icyo gasene mu buzima bwanjye atari ko kari gashaje kandi nzi kudakunda ibintu bishaje mugabo mwiza kumbe uyu David muri kureba ni umugabo wa Nadine uriya mugore yasize mu modoka twakararitse ubwo kari habararye ubwo turagenda dusobanukirwa aravuga ati mbega umugore we utumye kanjya iki agakanu nuko yakomeza kuvuga ati ntabwo uzi ibyo wakoze ati ariko humura nakugura n'ikindi gikapu ni mubishaka aravuga ati nta by'igikapu nshaka maze umusore Jimmy aragaruka hakuno kuri muri rwa rugo akimara kugera kuno kwiswe n'inkuba ahitagira gucyana rikangara umugore yabonye hakuno wa umugore Kararise uyu maze arita yikanga kubera iki byagenze biteka yikanze Kararise aravuga ati buretse gato Kararise ari gukora iki satereka muhamagare ndagira ukuri cyo urebe agira gucya compose nimero ye arayihamagara nimero yicamo maze Kararise arita ati baby bimeze bite bivuga ko bakundana ati meze neza mugabo mwiza okay no umugabo we ati none se uri hehe ati naguraza dusangire bya sasta uyu mugore agatoya baby nibagiye kwikubwira boss rero yadutumye mu rugendo rw'akazi kugira ibyo ngibyo byumvire nkuko Brari gushora kubwira abakozi bayo ati mujye muri Amerika murebe Brari rwa muri Amerika uburyo yenga inzoga zayo impamvu ibintu bitinda ni gute ibintu bitaba expired bikamara nk'imyaka 5 icupa kiri mu ivide ritaraba expired urwo n'urugendo shuri nyine no mu company byo bajya babikoresha yenda kadukomeza hanyuma rwo ati rero twagiye muri trip y'akazi turi kumwe nande ati ntayo ndi kumwe n'abakozi be babandi najya nkubwira ba Feza turi kumwe bandi ubwo ndikubwira amazina yacu ariko ari kuvuga ngo ba Jessica nandi mazina ati nibo turi kumwe abandi dukorana nyine ku kazi njya nkubwira iyo bari kumpamagara turyamye mu rugo baby aravuga ati okay sawa ati ariko baby ndagukumbuye dore amaze kimwe tudakina nge nawe baby ball nimba baby ball ari iki hakuzi kandi nanjye nshaka umugore nzajya mbwira ati baby dukine baby ball burana imikino bakina mu burira hari niko umupira wo mu buriri ati rero urabizi nyine hari haciyo n'icyumweru none wisi ugenda ati nzaba naragukumbuye maze uyu mugore Karesa aravuga ati nanjye nzaba naragukumbuye be maze ntabwo uzi ukuntu buranja nkunda amubwira amabanga y'abashakanye ntabwo ugera no kuko ari abana bato batuje imyaka babireba hanyuma uyiravuga ati buretse gato boss araje ndaguhamagara dore kumbe boss nagaunguka mute nundi mugabo umutera wubatse nawe
yubatse ariko ajya aterwa nako ibyo birasanzwe katwikomereza nuko yarabwo ati meze bitati rero mu bigaragara amafaranga ntago ndayabona ati urabwo amafaranga ntago ndayabona ati nyine nagiye amafaranga maze ameze nandi ku mugore wanjye Nadine naragiye nkanyeshira mu gakapo gashaje nzikatazabyito none ngo yagiye kukajugunya muri puberi ngo wabona ngo kandi arabasabiriza baje muri puberi mvuko nahise yindura inkuru kandi ntago ari byo Nadine yamubwiye ati none rero abasabiriza bajyanye amafaranga ati amafaranga ntago njyabona turavuga iki ati ntago mbona amafaranga ati rero bibwa ubwo rero ngiye kwigendera mutarabona amafaranga ati no sibe bisunkunda ati rero reka dukomeze gahunda twe dufitanye twareba na Roji uyu mugore abwo ati oya nago byakunda tukwera iki bitakunda ati nyine nago byakunda nagerageza ubyumve nago twajyana muri Roji kwera ibintu bikurikira ati kuko urabizi ko nta mafaranga nimba nta mafaranga ntacyo twavugana kumva uyu mugabo ari kumva umugore wari gupanga kujyana n'undi mugabo muri Roji akubitwa ari nk'uwo ati mana yanjye ibi ngibi ni biki biri gukomeza kumva ati umugore nta kintu namukorera nemenza kwiba kuko dufite ikibazo cy'inzu cyo kwishyura inzu tumaze amezi abiri tutishyura none uyu mugore n'ubu ngubu aracyansonga avuga ati baby nyine ati umva ngewe wimbwira ibyo ngibyo shaka amafaranga nta kindi wambwira ati jya mu modoka mbere na mbere Nadine atakubona turabivugana ibindi mu modoka bahita mwinjiza imodoka urabizi umugore nyine iyo ufite imodoka ko kujya kumushashwesha biroroha se n'abagorera cyane abantu abakobwa gusa bashashwesha nzika abagore utapfa kwagira ibishashwe ngo ko yari imodoka katwikomereze rata ababiza yaramaze kuyibona ko ari ibyisi nyine abazihere katwikomereze cyetse babandi bashatse ari ibishashwe maze uyu ngwe itaza muri rwa rugo maze uyarikanga ati we niwo garutse atego rwose nenge ugarutse atuje kumara iki ati nenje kuba nagusaba imbabazi atunsaba imbabazi ati twara ibyo ushaka gutwara byose ndabizi kuje kunyiba nubundi ndi mu bapfa ati ariko kurukundo ijambo gupfa nibiki ati nenje kugusobanurira ngiye ntago ndi gisambo nari mfite ikibazo cyo kwishyura inzu amezi abiri nemaze ntayishyura kandi umugore wanjye nawe batinze kumuhemba ku kazi biravuga ko umugore kayajyana mwiraha ntago yazana mu rugo ati rero nibyo ngibyo byabaye ati none se kuri kwimbwira watwaye ibyo utwara ukajya kugurisha ukishyura inzu ariko atari ariko reka nkubwire hari ikintu nshaka ko nakubwira ko ntago ndi shuwa gusa sinzi nimba ushobora kuba wanyizera sinzi ko namubwira ngo umugabo wawe ngaguca inyuma akaza gusambanya umugore wanjye ibyo ngibyo kwibwira undi muntu akumva ko uri kuzimurura muri kakirebera ibimenyetso ibyo bintu kubizana abantu bashakanye ni ikibazo ngira ati rero ati nge nawe ushobora gusanga duhuje ikibazo ariko ukaba utabizi none se nabigenza gute uyu mugabo akomeza kubwira ati uya nako komeza kubwira ati none ubwo nabigenza gute ati nyine ubwo nakundi nyine byabaye ati twara ibyo ushaka ati nakubwiye ko nari gisambo gusa ariko nanone amafaranga yawe ngiye kuyashaka ndayakugarura yose nakaga kapu yararimo ndabigarura nabwo ati urabigarura kugira mbimaze iki hose ntiwaye ibyo yakeneye atoya namaze kubona ko bishobora kurangira kariyeri yanjye irangiye ndi umujura ahubwo nimfata ibyo nibye nkabigarura ndakomeza mba umuntu usanzwe wagerageje kwiba ariko utaribye kuko iyo wibye ikintu uragitwara ukakigumana cyangwa bakakigufatana ariko iyo utwaye ikintu ukavuga ati ibi ntabwo nakwiba aho ngaho biba nta kibazo cya danje bakomeza kutwereka ku ruhande uyu ngwe ariko ati mana yanjye ati nibiki ati umva ati wowe subiyeyo mu biki ati mpamvu nasubiyeyo ati mani nabonye ibintu ari atari mbibutse yaragiye gusubirayo ngo ajye kumusora nanjye ibiki n'ibiki none nabwo ati urabizi mpereza icyo gikapu ati nkwereza igikapu kugira bigende bitati mpereza icyo gikapu ati bigende bitati ati uramugura akeneye icyo gikapu kinsubiza ati mani twakibanye ati zana hano icyo gikapu wa musenzi umugore uramugore kuza ubuzima ari kunyuramo uzi ubuzima uri kumunyuzamo uyaricecekera aramwibara avuga turazi n'ikindi bivuga ko ngambaniye ukaba wemeye ko turuka ati ibi ngibi uzabyicuza aravuga ati okay ngewe ufata uko ubishaka ariko tuziba ahandi ibi ntabwo byakunda maze umugabo aza kuno afata aka gakapu kari karimo amafaranga agahisha ku ruhande atarayo kabika neza mu gihe ari kukabika uyu nguyu yahita aturuka ku ruhande aravuga ati buretse gato baby bimeze bite ati kutashya amasasi ka umugore aratashye mbibutse avuye guhaha aba yagiye gukura abandi bagabo nawe akazana mu rugo nako ntago yazana mu rugo urumva ko wabuze n'amafaranga yo kwishyura inzu uhita avuga ati Kararisi uvuye he ati se urambwe ko wagiye mu rugendo ati baby nibagiye kubikubwira nyine urugendo barukansorinze rura rugendo nyine ngo rwa company barukansorinze n'abandi bakozi byadutunga gusa sheri miyamuru nayo ngukumbuye araza aramuyambira aravuga ati mananjye ati ariko baby bwo wari uri gupanga kujya mu kazi wabona wanakoze kenshi cyane uyu munsi gerageza baso uryame nibwo byaba ari byo byiza kurusha aravuga ati reka byaba ari byo byiza kurusha reka ngerageze ndyame uyu mugabo disarumirwa ibaza umugore yiboneye bari kumukandakanda amabuno nyine ibyo nanjye nibyo nongeyeho haba bafite ubutunzi bari kumushashwesha mugize igishashwe none doresha ako kanya randiro data zarakomanga aravuga ati muraho bimeze biti ati bimeze neza ati none ati utongera kumbwira ko amafaranga mazemo amezi abiri kutaraza kunyishyura ugomba guhita unyishyura amafaranga ubu ngubu iyo mikino ntago nyifite aravuga ati nyine urabona ati rero hari ibintu nandi gupanga ati nta
ntabya urabona ibyo ngibyo sinshaka kubyumva, nyishyura amafaranga yo ku kwezi nari amezi 2 utanyishyuye uhita uyanyishyura kandi amafaranga nyakeneye byihutirwa. Ubwo tukaba tumaze kumenya impamvu nyamukuru ko uyu mugabo Jimmy yari yagiye kwiba. Ndagira ukurikire urebe, Jimmy ari hakunino bikomeza kumucanga, ariko ako kanya bahita twereka ku rundi ruhande wa mugabo David yaragarutse, agaruka muri rwa rugo kwa Nadine. David dore yagarukanye umujinya, bibutse uriya mukobwa amaze kumwihakana. Ndagira ukurikire urebe, yambwiye ati nta mafaranga ntacyo dupfana, aje gukingura kuno biranga, akomeza gushiramo ingufuri urufunguzo biranga, hakuno arahatiriza hitamagara ati Nadine. Nadine avugira inyuma ati nahinduye iserire. Atugize ngo iki? Ati yego rwose nahinduye iserire. Maze ahita avuga ati umva David, ibinyoma byawe ndabirambiwe, mva mu maso genda, sinshaka kuzongera kukubona. Uyaravuga ati buretse gato, ati ibyo urukugana ibiki? Ati ariko urabizi ko hano nanjye ari iwanjye. Aravuga ati ndakwirukanye, ninjye wakurongoye, ntacyo wari ufite, nagukuye mu buzima bubi, urangije uje kubana nanjye, ukomeza kuzajya uranca inyuma ahubwo ukajya mu bandi bagore. Iyo mico rero yawe ntabwo nakomeza kugihanganira, ngo nahumishije amaso n'urukundo ngo ukunda we yayigendere. Aravuga ati ariko urabizi ibi ngibi bizarangira ku mushinjacyaha, tuzajya mu rubanza. Ati ushaka divorce nibyo ushaka? Uvuga ati ariko numenye ko niba afata divorce cyangwa se nitwaka gatanya ntacyo uzajyana, mbega ntabwo twasezeranye ivangamutungo. Buriya abagore icyo nicyo kintu baturishirizaho ubwenge. Umugabo aragukunda, buri urukundo rwa nyabyo yavuga ngo n'urw'umugore ngakunda umwana, ndabibasobanura nyuma. Oya, n'urw'umugabo akunda umugore. Umugore agukunda nyine kuko uri umwana, nta yandi mahitamo afite nyine, ariko umugabo aragufata uri kabi, utazi kwisiga, utazi kwambara, utari na mwiza muri n'abakene, akakugira umuntu, akagushyira mu bitungo yavunikiye. Ibyo nta mugore wabikora, nubwo yanabikora ahita avuga ati ntavanga mutungo. None ibyo ari kubwira ati nagukuye mu buzima bubi, ariko ntabyivanga mutungo. Uyaravuga ati noneho ibyo nibyo urukumimisha. Ariko da nanjye nago naviriyemo zira. Ati reba iyi kontaki atari kiri kuyijugunya hejuru. Uyu Nadine ahita yimushamuza, aravuga ati mereza. Atumva nsubiza iyo modoka. Ati imodoka none niyo nakuguriye. Icyo niyo defo y'abagore, niyo nakwirukanye mwabanaga n'inkweto yakuguriye arazikwaka. Ati niyo bucu urebye nabi nahita nyikwaka nigakomeza kubutugamba twese cyane. Nigira ukurikira ibi sasa, ngira ati kiki ahubwo vanga hagenda. Ariko uyu muhungu nibyo cyangwa se David arabikwiriye, n'undi uyu mugore Nadine ntiwamurenganya. Ndagira ukurikira ibi, Nadine uyu sasa David yaragarutse aza muri ya karitsiye. Iyi karitsiye tuzi abayituyemo ni bande? Ni ba Jimmy tuzi ko ari yatuyemo na wa mugore Kararisa. Araza ati Kararisa nyine ya gahunda ndikubona byanze. Ati ye gahunda nyine kwa kunakubwiye ngo ngiye gukora iyo bwabaga ndeko nabona amafaranga ibyanjye nawe Nadine yabimenye, none ubu turi kuvugana Nadine yananyirukanye. Turavuga iki? Ati Nadine yanyirukanye, ati ya modoka yawe ariko wayitsinde atoya nayo nacyuye. Ati kubera iki? Ati nyine yahise yinyaka, aravuga ngo ninge kuba ku muhanda, icyamba barengo no kujyana imyenda yanguriye gusa. Ati gigiye, ati mva nkubwira, ati ariko sheri bizagenda neza, nzashaka ubundi buryo nyine nabona amafaranga. Atoya ntangewe nawe nimba nta mafaranga ufite wa mugabo we, nakubwiye ko ugomba gukora bwabagara amafaranga ukayabona. Rero nimba ari amafaranga wayabuze kakuwede ko ibyo nago bindeba. Sasa komeza kubwira ati uravuga iki? Uravuga ngo ngiye nawe ntabyo. Atariko wagira ubwenge, uriya n'umugore wawe byemewe n'amategeko, none ngo nta mutungo ugirana n'amafaranga ugira, uri kigoryi. Ese nta kintu uri gutekereza? Nimba no mutarasezeranye ivanga mutungo, uriya mukobwa akaba ari imfubyi, akaba yarihirinze biriya bintu byose akabibona, none mwarasezeranye, ntabwo ngo urukumva kuryo biriya mitungo yasigarana. Ubwo muri makiki umugore ari kumubwira, namwe muracyumva nk'abantu bakuru. Ndagira ukurikire ahubwo atumva wiburetse kugenda. Ati rero ngewe ntabwo twakomezanya kanjye kwana na Jimmy, nibura na Jimmy ntago ari imbwa nkawe, kuko Jimmy wafite ahantu yantuje byibuze n'ubwo ngaha ari muri banyaho byibuze nk'abambona arakazi kenda kutugwaho, ariko byibuze mfite wo gushira umusaya. Rero narutwa nkabana na Jimmy wo kugira ngo mbane nayo birukanye unzerereza. Atari buretse kugenda, ati buretse kujya kubana na Jimmy ngo ugire umuhata ibintu ibyo bintu n'ibyanye ninjye ugomba kuzabikubaganya gusa. Nimba ari bike ari kuvuga ako nibirafite mu gakapari sinamenye byari byo. Nuko akomeza ko atemereza amahirwe ngiye kujya kubitunganya. Turabitunganya gute? Ati cyo wambwiye nagisobanukiwe, niyo mpamvu ngiye kujya kubitunganya. Aravuga ati David you better do that. Ati byaba byiza ibyo bintu bikoze nyine nkuko uri kubyiyemeza. Atariko ibyo bitahari ntangewe nta wowe, ubwo tugiye kwa muzima butandukanye. Rero ugomba gucyaza ubwonko ukareba icyo wakora. Bahita twereka mwirigaraho bita muri rigarize, hari umurara wari uhari, kumbe na David yageze. Wa murara kumbe Brian nawe niho yibereye. Araza kuno Brian akimara kubona uyu mugabo yambaye neza, agatumva hagaronga mpereza ibyo ufite byose, mpereza telefone. Aravuga ati tuza ntago ndahanga kugira ngo utware utuntu tw'udutelefone, ndahanga kugira ngo ngwereze akazi. Nawe nyiri umuhungu ushora kwashora akazi ngiye
kuguhereza atakaye kazi cyangwa uri maneko uri nakarimi keza uri kutubwira kugira ngo ubashe kuba tujyana ati nimba uri maneko nahita nkwicira hakuno nkahita nkutera n'icyuma ntibazigira amenye iyo warenge wa mugabo ati mbwira vuga ugiye kumbwira mve nimba birimo akana aravuga ati ngiye kuguhereza akazi ati kandi karimo amafaranga ashyushye atangahe ati ibihumbi 50 by'idolari hafi miliyari y'amanyarwanda igiye kuzura ituzuye gutyo kuntu nuko aravuga ati numwereka ndebe ahita amwereka ifoto amweretse ifoto ahita amwereka ifoto ya Nadine ati uyu mukobwa ndi kugira ngo utume aburirwa irengero ati kwera icyo ushaka aburirwa irengero ati kwera ko uyu mukobwa ari kwangamira ubuzima bwanjye bwazaza ngiye kubamo amuhaye ifoto ya Nadine uyu mugabo ahita avugira mutima ati uyu niwe mugore twe tugiye kwiba ndetse biza kurangira wa muginga musije amafaranga ye ati hari amafaranga nongera nyibe sasa ndagira ukurikire ahita ambwira ati none akazura gakora ryari iki kirakirubwira ati ejo saa 2 z'igitondo ati umurura mugore nagasongera kuba kiri kuri isi y'abazima azaba yaraburiwe irengero ariko umva amagambo avuze ngo nagasongera ko ari kiri ku isi y'abazima ubwo no kumwica ndetse azaba yaraburiwe irengero nta muntu uzamenye iyo yagiye hakuna aravuga ati uzabikore neza atariko none kugira tuzavumbura umupango wanjye nawe hano aka gapapuro kariho nimero zanjye uzamamagara kuri nimero iri prive buryo nawe uzigera umenye iyo byabaga iyo nimero ni uzahituma amagara mpite nkwishyura amafaranga kuri mo muzahita yabona direct maze Jimmy aremera yemera akazi bahita batwereka imini Brian yemera akazi atwereka Jimmy kumbe azanye amafaranga na kagakapu akazanye kuri rwa rugo arakomanga hakuno disi Nadine karaza karamukingura ati nibiki uje gukurikira kunino ati nkukeje ne nabikubwiye nje kuba nakwisa ikivi cyanjye cyangwa se isezerano ryanjye nje kurishira mu bikorwa tiki atakira amafaranga yose twakwibye gose tubabarire ntago twabishakaga ati ye uskwambwiye nkagira ni brage ni bya bindi abarara bari kugutera injuga kugira utabaraburiza ku nzego kumba ruri seri ategura gose n'indi seri ati tubabare ko amafaranga twagiye ati gusa ati uretse gato ati none se wagumana tugasangira ahita yikora mu mufuka avanamo telefone ari kikofiragwa arangije turabizi ngiye ku kazi mfite kandi kazi ngomba gukora ahari wenda nimva ku kazi turaganira uyu nguyu aravuga ati ariko uyu musore namwitura iki nangi igikobe cyambwira ngo ngumva nguza wankuye ngo sinzi icyo nakwitura hamwe bikobwa mwe muyobe ibyo mwatwitura kuko kurya ukaburi mwiza uti mujye mumbabarira mwamuncumuje mugomba kudusabira imigisha nibyo tuba dushaka pana ngo sinzi ibyo nakwitura uziyo bwije umuntu ambwenga Imana iguha umugisha mba numva ari nge mukire wa mbere ubaho hakuno sasa nyuma kanya gato ku rupangu rwo kwa Nadine twabonye twumvisha umuntu gukomanga Nadine cyo gufungura asanga ni wamurara byakuno itabona n'agakapu kari karimo amafaranga Nadine isagatasi wamurara bibona ati buretse ngo hano tugende maze iyo nguye yageze hakuno bwa atari ko buretse gato iyo ngiye ku kazi ikarita yanjye ikarita hari amakarita nkara ya tapandigo nyine ukoza ku cyuma bakakwemera kwinjira ati kuko nta kofi ndi kumva ikarita yanjye kandi mwikofata icora kwa nyitekwa Nadine katsubira nge kureba kumbe wamurara yafashe Nadine Brian yafashe Nadine uyatakomeza rwati wa mugore rero ati ngiye kwicishije inyoni ebyiri buye rimwe aturavuga iki ati basi twari ibyo ushaka byo byose yinzu yose ishagamura ibyo ushaka byose bitware ariko ndeke n'ubundi amaboko yabikoreye inzongera nkore n'ibindi agato ya ati nagari ibyo ati wa mugore urinjije ntabwo uzi ko bagushize 50 by'idolari byo kuba natwara umutwe wawe uyagarutse ageze hakuno dore kumbe dore ya kofi yo atari gukora mu telefone ngi ya kofi ageze hakuno ahita abona kofi ariko arebye umuryango kwa Nadine igipangu abona poroteye afunga aravuga ati ibi ntago bisanzwe uyu mugore Nadine ahora yifungiranye gute poroteye y'umuryango irangaye ahita yinjira hakuno mu nzu kumbe muri iyo nzu Brian yamufatiye cyo matingiye kukwica avuga amagambo ya nyuma mbone kukwica nimburi icyuzi byawakoreye Imana basi mbone kukwica nta kibazo ngo aya mahirwe ya nyuma aravuga ati mbabarira kumbe muri iyi nzu harundi wamaze kwigeramo ako kanya wa undi wari muri inzu ari gutakamba ahita afata ikintu Jimmy agikubita Brian arahwera uyita tabara Nadine nabwo tumeze neza ati umuginga agerageje kuza ngose agerageza kuyi Brian amaganya abagore ati umura byose ngo bimeze neza ati no se biragenda bitati mfite ukuntu ngiye kwa nagutabara ko nimugatinye kumbe saa 2 z'igitondo nko mugiye ati ngura mugore azabatari kiri ku isi y'abazima barakwereka David yisazana na Kararisi hakunino Kararisi arafite umugabo mbibutse na Jimmy arafite umugore na David arafite umugore none dore baje hakunira avuga ati mana yanjye ntago nabyizera ubwo ni Kararisa nko mana none sangani wacu ati ubungu binzigiye kubi yacu ibirimo hakuno ni byaca ku kanya ribiti itezamira bafunga ribi yo muri kira gihugu iti bafungira avuga ati mwabaginga murashinjwa kwa mwagerageje kwica Nadine ku bushake ndetse ngo mutware imitungo turavuga iki ako kanya Jimmy itavuga ati umva ibi byose nibyo mwapanze kugira ngo mwice uyu mugore musigarana imitungo yiwe nuko uyu mugore none ahita bugira mutima Nadine ati none ndabyumvishe ati none kwera kaka gakobwa
kakaretse ke ati baby none se nibikimiya muri urukundo rwanjye mugabo mwiza ibi nibiki urukundo rugiye gutuma bamfunga none uyu mugore Nadine ati ndabyumvishe koko impamvu uyu mugabo yari kumbwira ngo kunyizera ngo byagorana ati ningi nuko umugore amuca inyuma ku mugabo wanjye ati noneho umugabo wanjye nawe akaba anca inyuma ku mugore ati niyo mpamvu DC yambwiraga ko ntabyumva yakoreraga ibi nawe yabyikoreraga nagarije gusa bikoreraga aravuga ati urabona ibyo nakubwiraga ati aba bose ni abakunzi bacu ariko twembe baduca inyuma wiravuga ati ndarengana David ni wanzanye muri aka gakino wiravuga ati oya kandi ari wowe wambwiye ngo ibi byose ariko nzabikora twasize babatambikanye uyekavuga ati sheri wansabira imbabazi baby wansabira imbabazi wiravuga ati umva urakoze sinzi uko nakwitura watabaye ubuzima bwanjye ati akira amafaranga agumane basi nkwiture jimara yanga ati gumana amafaranga yawe ati byibuze nanjye ikibazo nayo mbangamiye umutima wanjye kirakemutse twembi turungutse kandi byari byiza ko anamenyana nawe maze uyu mukobwa Nadine aramubwira ati uzajya uraza kunsura igihe cyose ushakiye ndetse nugira ikibazo cy'amafaranga ujye urambwira niteguye kuzagenda gufasha kuko kutabaye ubuzima bwanjye bari banshete 50 by'idolari ariko byibuze bibaye impfabusa ndetse na Jimmy ndatekereza ko mukanya agiye kujya mu nzego akabazwa ibyo yagerageje ko yakora imari ikomeze kubarinda reka dukomeze mu kanya kandi gasobanuye ndaje.